wenda nkivuze muri rusange kubarokotse kubabarira byoroha cyane, bigira koroha iyo umuntu yagusabye imbabazi. Wampemukira nkabona uteye intambwe yo kuza ukavuga uti kubw'iki kintu nakoze mbabarira, ni byoroha cyane. Ariko amasomo twize harimo no kubabarira n'utagusabye imbabazi. Kubabarira umuntu yagusabye imbabazi ni byiza, ariko noneho ukarenga ku rugero rwo kubabarira uwagusabye imbabazi gusa, noneho ukagera ku rwego rwo kubabarira n'utagusabye imbabazi. Ibyo rero nibyo byadufashije, biradufasha gukira, biradufasha kwiyubaka. nkabona Pierre yakoze Genocide, ariko nawe byamugizeho ibibazo, kuko yarakomeretse ku mutima, kuba yarahemukiye sosiyete nyarwanda, nawe biramubabaje. Nanjye kuba narabaye imfubyi nkicirwa ababyeyi kandi nkicirwa n'abantu nzi, nk'umuntu wishe papa ngenda bizi ko yari yaramuhaye inka. Yari umuntu kumwe abanyarwanda bahanaga inka, kandi ntiyabitubwira, tubimenye igihe cyarashize muri gacaca abandi bamushinjije. Ariko yari yaramuhaye inka, twari tuzi ko uyu muntu ari inshuti ya papa kuko yari yaramuhaye inka, ariko twasanze ari mu rwina rwe, ari we wamwishe, waramwishe. Babivuze muri gacaca nyuma y'imyaka 2014 nibwo twabimenye, ni nabwo twamubonye aho bamushyize mu rwina rwe. Ntabwo yari akiriho, ariko ndabyibuka ko Genocide yarangiye akaza nk'umuntu wari usanzwe ari inshuti, akavuga ati rero ntabwo ari umuntu turi kumwe muri Rabagirana, ahubwo si nawe noneho nasabye imbabazi by'umwihariko. Gusa umurongo twari dufite twagomba gusaba imbabazi abo twakoreye icyaha, ndetse na leta y'abanyarwanda n'abanyarwanda bose, kandi twarabikoze. Rero njyewe narababariwe, babarirwa n'Imana yo mu ijuru, babarirwa n'uwo nahemukiye, babarirwa n'abanyarwanda. Ntabwo bipfa koroha. Ushobora no kwibwira umuntu akakubwira ati cyo kora, ni gute wikora ukavuga ngo ugiye kubabara umuntu utagusabye imbabazi? Cyo kora yaza ukabona ni byiza. N'abantu barokotse Genocide cyane cyane nacyo kintu baba bakeneye. Bayumva abantu bakoze Genocide nk'uyu bateye intambwe, bakaza akakubwira ati mbabarira, narakwiciye, nari ndi mu gitero kishe kwa kanaka, kishe iwanyu. Birafasha cyane. Ariko urwego, ibyo ni byiza, urwego rwo kubabarira rero utagusabye imbabazi, mba mbona uba wigiriye neza. Imana yigufashije ukabishobora, uba wigiriye neza, kuko mubona kubika ibikomere. Hari abantu benshi bafite indwara nyinshi zidakira, kandi zatewe n'iki? Zatewe no kubika ibikomere, ibintu bikamubamo byinshi. Ibikorwa byo kwibuka ari byajyaga bivugwa ngo umuntu wagiye gushyingura ngo aba yagiye kuzikura inzika no kujya gutara abadayimoni, bavuga ko kujya gushaka kuzamura imyuka mibi no kuyakira no kuyinjiza. Ibyo ntekereza ko byagiye bigabanuka uyu munsi wa none. Wenda reka tuvuge ko turabapastori, ubona ko amatorero n'abadini atangiye kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Icyo tudazi ntabwo tuzi niba bikorwa ku mpamvu z'ukuri. Rero nibwira ko ahatari hagaragara, uretse ko hari umuntu wabaza ahantu umubiri w'umuntu waba uri ntawerekane, yaba ari ubundi bugome. Ariko ntekereza kandi nibwira ko ahantu hose, nkurikije mbere yaho narindi hari imageragere, ahantu hose twagiye tuhava, twatanze amakuru mu nyandiko, kandi ahenshi nka Nyamirambo byagiye bikorwa, abantu bakagenda bakababona, bakayibona imibiri y'abantu. Natanga ubutumwa buvuga ngo nibatinyuke, niba hari abasigaye nabo bagende bavugisha ukuri, berekana. Nyagasani Mana yacu, mu izina ryera ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, uwo woherereje abantu bose bari mu isi ngo bamuboneremo ubugingo, bamuboneremo imbaraga, bamuboneremo amahoro, bamuboneremo ibyishimo, bamuboneremo kuzahuka. Turagushimye, tugushimiye iki cyicaro, tugushimiye uyu mwanya, kandi turakigutuye kugira ngo ibihakorerwa byose bigasanirwe nawe, bigira umugisha, kandi bize kurenga iki cyumba, bize kugera ku bantu benshi, maze iryo izina ry'imbaraga,
izina ry'imbabazi, izina ry'icyubahiro ribagereho, ribakoreho, ribabyutse, ribasusurutse, ribafashe, ribunamure. Tubisabye Imana twiringiye imbaraga zayo nyinshi mu izina ryiza rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Njye nitwa Theogene Uwiringiye Imana, ndi umunyamakuru n'umukristo, ko ibyo turaza kuganira bigenda bizenguruka mu ngingo zitandukanye z'ubuzima, ariko n'iyo ngingo irimo. Rero twishimiye ko mwaje kubana natwe, cyane cyane abanyamakuru ndetse n'abo mu rugo turi kumwe nka Rabagirana Ministries. Mwabonye ko nibo turi kumwe, tugiye kuganira ku ruhare rw'amadini n'amatorero mu bikorwa by'isanamitima mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 28. Turi kumwe rero n'abatumirwa barishimana, impamvu nuko yicaye hafi y'aba ariko ntacyo bitwaye. Turi kumwe na Pasiteri Joseph Nyamutera, akaba ari nawe muyobozi wa Rabagirana Ministries. Reka tumusabe kugira ngo atwintroduise abantu turi kumwe, hanyuma tuze no kugira umwanya wo kumva. Murakoze, nitwa Mukiza Joasi, ndi umupasitori muri Anglican Church paruwasi ya Kicukiro, nkora mu murenge wa Kicukiro, akarere ka Kicukiro. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Ineza Chantal, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, umwe mu barokotse Genocide yakorewe Abatutsi. nitwa Murangira Pierre, tuvuka mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro, akarere ka Kicukiro. Ndi umwe mu bantu bafunguwe ariko cya Genocide. Ubu rero ndi n'umunyamuryango wa Rabagirana. Murakoze cyane. Na Pasiteri nawe arimo abantu batibuka ijwi rye kugira ngo bavuze. Nitwa Nyamutera Joseph, ndi umupasitori, nkaba nyobora umuryango wa Rabagirana, ariko ubu ni ku rwego mpuzamahanga, kuko nabaye ndetse nasabwe kubikora ibikorwa byose bikorerwa mu gihugu. Murakoze cyane. Turi kumwe na Jeune nawe yaturamutsa. Muraho neza. Nitwa Twagiraimana Jeune, nkorera mu muryango Rabagirana Ministries. Ndi umukangurambaga w'ubumwe bwiyunge ibikorwa by'iterambere bikorera mu matorero, cyane mu Kicukiro ndetse no muri community. Murakoze. Pasiteri Theophile Rugomoka, ni vice chairman muri Rabagirana Ministries. Murakoze cyane. Twishimiye rero kuba muhari, abanyamakuru namwe muri buze kugira umwanya wo kuganira natwe. Twishimiye ko mwatwitabye nka Rabagirana Ministries. Turi kuvuga ku ruhare rw'amadini n'amatorero muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 28. Ni igihe gito gisigaye kugira ngo tube twinjiye mu cyumweru cyo kwibuka, ariko kandi n'iminsi 100 yo kwibuka. Media turayizirikana cyane ko ifite imbaraga nyinshi zo kugeza ubutumwa hirya no hino ku isi. Icyo umuntu ashatse kuvuga iyo kinyuze kuri media, twebwe mu itangazamakuru bavuga ngo abanyarwanda bavuga ngo akarenze umunwa karushya amagara, ariko mu itangazamakuru bavuga ngo karenze mikoro nikagaruka. Niko twasanze bivuga abandi, kubwo nabo akarenze suri na machine byose kaba kagiye. Murakoze cyane rero, yaba Pasiteri, yaba abashumba turi kumwe, ndetse na Chantal, ndetse na Pierre, n'aba bene datari turi kumwe, bose n'abakangurambaga bagamije ibikorwa bakora mu bikorwa by'isanamitima ndetse n'ubwiyunge. Turi buze kugira umwanya wo kubumva. Reka twakire Pasiteri Joseph Nyamutera adufashe mu kuduha ishusho rusange ya Rabagirana Ministries muri bino bihe, ndetse n'ikigamijwe buri mwaka, cyane ko buri mwaka bari ikigenderewe, araza kudufasha. Murakoze. Nk'umuryango Rabagirana, mu nshingano zacu nyamukuru ubundi ni ukubaka amahoro arambye, ariko igikorwa nyamukuru dukora ni isanamitima. Rero nk'abantu bakora muri isanamitima, hari ibikorwa dusanzwe dukora iminsi yose, ari amahugurwa, abantu banyuze muri ayo mahugurwa yo gukira ibikomere, kubabarira, gusaba imbabazi no kwiyunga. Ibyo tubikorera ahantu hose, cyane cyane mu bufatanye n'akarere ka Kicukiro. Niyo mpamvu turi kumwe na Pastor Mukiza, ariko nanone tubikorera cyane cyane mu murenge wa Masaka,
aho twagiye dushinga ayo twita amatsinda y'ubumwe mu murenge wa Masaka. Dukorera ibikorwa nanone mu Rwanda hose no mu mahanga, mu bihugu bigeze kuri 20. Ntabwo muri ibyo bihugu byitwa Rabagirana, ariko approach yatangiriye hano niyo yigishijwe abandi kugeza ubu ngubu ku isi yose barayikoresha, yewe no muri Ukraine, hagati y'abanya-Ukraine n'Abarusiya naho hari amatsinda twatangije kandi yagiye akora neza, nubwo muri iyi minsi ari intambara. Rero nk'abantu bafite iyo nshingano, buri gihe cyose tuba tureba twitegereza ibikomere by'Abanyarwanda. Ntabwo dutuza, ntabwo tuvuga ngo noneho ubwo igihe cy'icyunamo kigeze noneho tugiye gutekereza ku bikomere. Twebwe n'ibyo dukora buri munsi, ariko noneho mu buryo bwihariye iyo tugeze mu gihe cy'icyunamo turongera noneho tukagaruka. Kubera iki? Kubera ko iyo bigeze muri ibi bihe nibwo abantu bose baba baraparitse ibikomere. Ihungabana rijya abantu bariparika kubera ko baba bafite ibindi bintu bahugiyemo cyangwa bifite imbaraga nyinshi ku buzima bwabo. Akazi, abantu bajya mu murima guhinga, bajya gucuruza, bari mu mashuri se, ibi bintu byitwa ibikomere barabanza bakabiparika. Ni nko kubicecekesha kubera ko hari ibindi bintu byo twita ngo ni byihutirwa. Ariko iyo bigeze mu gihe cy'icyunamo nibwo na wa wundi baparitse yongera akagaruka muri bwa buzima butuma ya mateka byamubayeho, icyo byamutwaye, ingaruka byamusigiye, ibyo byose bigaruka hafi cyane. Noneho bigatuma bisa naho bitworohera noneho kongera kuvuga isanamitima, umuntu akabyumva. Ari n'igihe wamubwira ngo waba warakomeretse akavuga atoya ntabwo bikomere mfite, ariko iyo bigeze mu mwanya nk'uyu nibwo areyariza, nibwo yongera kumva ko nubwo akanyakanya, nubwo atekereza ko byarangiye, ibyo bikomere bigihari. Rero buri kwezi kwa gatatu ahajya kugera mu gihe cy'icyunamo tujya tugira iki gikorwa cyo binyuze mu itangazamakuru cyo kongera kwibukiranya, twibutsa amatorero n'amadini uruhare yagira mu isanamitima. Ibyo rero ni na ngombwa cyane kubera ko ubu ngubu hari hashize imyaka 2 kubera covid, za lockdown, ibikorwa byo kwibuka byagiye bikorerwa ku itangazamakuru. Ariko nanone kubera ko abantu bari bashishikajwe cyane na covid, ari igihe byasaga naho bitangiye kwibagirana, aho abantu bavuga bati ibyo bisa naho atari byo biri imbere. Ariko ubu uretse ko bitari ukuri, kuko umuntu wahuye n'ingaruka za Genocide ntabwo covid ikuraho izo ngaruka. Undi yabyerengeza akavuga ati reka turebe ibi ngibi, ariko ubwo byagize ingaruka ntiyabuze no muri cya gihe cy'icyunamo, nubwo ari muri lockdown ntiyabuze kuba muri ubwo buzima. Ariko none bikaba byaranababaje cyane kubera ko yabubayemo ari wenyine, atari kumwe n'abantu, kuko bitari byemerewe ko abantu bahura ari benshi. Hahandi abantu bajyaga byibuze akavuga ati nagiye mu rusengero, nagiye mu biganiro, ibyo byari bitariho. None bigatuma abantu baviva ubwo buzima bwo kongera gusubira muri ayo mateka yabo, ariko bari bonyine mu mazu. Ubu rero ubwo abantu bemerewe guhura, abantu cyane cyane mu nsengero, kuko nibo dukorera cyane mu matorero n'amadini, twavuze ko twasanze ari ngombwa mbere ko twibukiranya ko ibikorwa byo by'isanamitima ari ngombwa mu gihe cyo kwibuka. Rero tugiye kwibuka ku inshuro 28, haba hari n'ibindi nanone byihariye. Ubwo dukinguriwe twemerewe twibuke ko no muri iyi minsi hari abantu bagiye bafungurwa benshi bamaze kugaruka mu buzima busanzwe. Muri bo harimo abarangije ibihano, ntabwo ari babandi bagacaca. Iyo tuvuga bagacaca ni ukuvuga ngo abantu birize bakemera icyaha noneho bakagabanyirizwa ibihano bakaza. Ariko abo ngabo benshi bazaga muri sosiyete bafite n'iyo umutima wo gushima, bashimira leta y'ubumwe, bashimira igihugu ko cyabadohoreye bagasubira mu buzima busanzwe. Ariko ku barangije ibihano basa naho bo bafite indi reality. Hari umuntu twe dukorera no mu magereza cyane, abantu bajyaga batubwira
tucyemerewe 2020 ari abatubwira bati iyo umuntu arangije igihano yagira ibindi mubaza none nisubira mu rugo urashaka njya gusaba imbabazi nanone kandi narishyuye kwishyura n'ibihano ariko ntabwo ari bose ari bamwe bavuye muri gereza barangije ibihano ariko bagifite n'umutima wo kuvuga ngo reka njye gusana ibyangiritse yaba ari umuryango wanjye ariko nanone nabo nahemukiye kandi ngira uruhare rufatika mu bikorwa ariko kugira ngo uwo nguwo azabishobore nuko nk'umuryango urabagirana twagiye dushishikariza amatorero kubakira no kubafasha nabo bakeneye isanamitima kugira ngo bagire uruhare abarokotse babayeho muri icyo gihe ari bakuru benshi bamaze gukura bamaze kugera mu zabukuru bamwe bageze mu zabukuru badafite umwuzukuru badafite noneho ubwo nabwo murabyumva aho umuntu mukuru abakenera abantu bamuzengurutse ababwira udukuru abamutaramira ubwo rero nabwo byumvikana cyane iyo umuntu akuze ariko adafite abamuzengurutse ubwo rero ikintu cy'ubwigunge mu barokotse bakuze ni ikintu abantu bagomba kuzirikana cyane ni besoin yiyongera ariko n'abagize ingorane zikomeye cyane muri Genocide yakorewe Abatutsi bakiviva n'ubwo buzima ubukene amazu yasenyutse n'ububakiye inzu senyukiraho abantu bagiye bagira ibikomere ku mubiri kugeza ubu ngubu hamwe bakibana nabyo bigira ingaruka bagiye bafatwa ku ngufu babana n'ubwandu ubuzima bukeya uburwayi bwa buri gihe haracyarimo ibibazo byinshi ntabwo tuvuga ko ari ibibazo gusa turashima Imana ko abantu barokotse hari bamaze kwiyubaka cyane cyane bari bakiri batoya bahize babona ubufasha bariga ariko ntabwo bavuga ngo kuba umuntu yarize afite lisansi afite n'akazi bimuvanaho ibisare cyangwa se bya bisigisigi y'ibikomere byo byigaragaza wenda mu bundi buryo nubwo atavuga ngo naburaye ariko ari ubundi buryo byigaragaza ikintu twese tuziranyeho abantu benshi basigaye bavuga bati induru iravuga mu miryango abantu ni bake abagabo n'abagore abana abirabura bagira gute urumogi urubyiruko ibyo byose rero nibyo bita metastase no kuvuga ngo icyari ikibazo kimwe kimuriwe mu kindi kimukiye cyangwa cyahinduye isura cyahinduye symptome iyo symptome rero n'ubukana mubona za divorce zitasobanutse bakabona abagore batagishobokanye abana iwawa ubundi mu mihanda kandi ubona ari umwana ukomoka mu muryango ibyo rero ni ibikomere rero turi mu gihe cyo kwibuka tubitekerezeho cyane kuri twebwe rero n'abafatanyabikorwa bacu aba community facilitators bakorera mu matorero abayobozi tubitekerezeho cyane kandi twongere twibutsa amatorero n'amadini ko dufite ijambo ry'ibanze dufite ijambo ry'Imana bihumuriza ryomora rikiza ibanze kandi dufite n'iyo nshingano ibanze twahawe n'Imana Bibiliya bivuga ngo Imana niyo nyiri humure mu Roma 15 niyo nyiri humure kandi iyo humure yarishize mu itorero nitwe dufite ubwo butumwa kandi tukaba dufite n'iyo nshingano ni ikintu mpamvu turi hano rero no kugira ngo mudutangire ubutumwa ku matorero n'amadini tujye tuti igihe cyo kwibuka kirageze nimuze twongere tukangure tubyutse tugire imbaraga muri ibi bikorwa by'isanamitima. Murakoze cyane Pastor, reka none dukomeze tukiri muri uyu turaza kugira twese turaza kunota agarutse cyane ku matorero n'amadini n'uburyo akora muri ibi bintu ariko turi kumwe n'umuyobozi wa RIC mu murenge wa Kicukiro Pastor Bikiza aratubwira nawe uko muri ibi bihe babigenza kugira ngo bahagarare umwanya mwiza nk'itorero bakomeze gukora ibikorwa by'isanamitima. Murakoze cyane ndabashimiye ndashimira mwese abanyamakuru muje kugira ngo tuganire n'umugisha kubagira kugira ngo ijwi ryacu rigire aho rigera mwakoze cyane ndagira ngo nshimire nanone Rabagirana Ministries yateguye iki gikorwa kugira ngo tuganire n'abanyamakuru tugerageze gutanga icegeranyo n'ibikorwa uko dukora
ndashimira cyane Rabagirana Ministries n'ubuyobozi bwayo burangajwe imbere na Dr. Joseph. Imana ibamugisha cyane. Ndagira ngo mbabwire ko barambarire ngo ese dukora iki muri iki gihe nk'abanyamadini. Ndi hano nguhagarariye imiryango ishingiye ku myemerere mu murenge wa Kicukiro, kandi tugira n'uruhare mu karere kacu kose kuko tuba dufite ahantu hatandukanye dukorera. Iki gikorwa twakigize ni ubuzima bwacu. Nibwira yuko mu by'ukuri ntabwo tubikora nka event gusa, ahubwo byabaye ubuzima nk'uko umukozi w'Imana yavuze. Ndibuka mu minsi ishize vuba aha ngaha, nta nubwo nari nzi ko harimo hategurwa press conference, nabajije Eugene, ndamubwira nti Eugene, ndabona igihe kigeze tugomba kugira ibintu dukora. Muhamagaye nawe ahita ambwira ati hari birimo bitegurwa. Urumva byari mu mutima wanje bibira, ndabimubaza aza kumbwira n'ibindi, ariko arege wamubwiye ngo ndashaka ko dukora ibi bikorwa. Ubwo twarubwira mbabwire ngo ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko numva nge nabigize bimwe mu nshingano z'ivugabutumwa mfite. Ntabwo mbikora cyangwa se ntabwo tubikora ubwo hamwe n'abandi dufatanya nk'igikorwa kuko byageze, wenda turaza kubona undi mwanya wo kubivuga. Ibikorwa dukora nubwo atari iki gihe cyo kwibuka, kuko hari ibyo dukora no mu kindi gihe kitari iki gihe. Ibyo bigaragaza ko ari ubuzima bwa buri munsi. Ndagira ngo rero mbabwire ko twiteguye iyo iki gihe kigeze, icyo mwambajije, iyo iki gihe kigeze amadini n'amatorero, sinavuga ko ari yose kuko yose sinyakoreramo, ariko byibura abo nkorana nabo mbasha kuvugana nabo, hari abamaze kubigira ibyabo, hari n'abandi wenda babikora kuko babyibukijwe nk'uko twabikoze kuko ari inshingano zacu, ariko hari n'abandi baba babifite. Urugero reka mvuge jewe nko mu itorero Nshumbye, iki ni igikorwa kiba muri plan y'umwaka. Biba bitondetse mu byo ngomba gukora, mu ivugabutumwa ngomba kuvuga, mu bikorwa ngomba gukora. Uje no ku itorero ryacu akwereka plan yacu y'umwaka, babiri biteguye n'igihe nzabikorera n'igihe tuzabikorera. Ndashaka kuvuga ko rero twiteguye kugira ibyo dukora, ibyo navuze ko tuza kubivuga mu kanya. Iki gihe rero ni igihe cyacu cyiza cyo kugira ngo twitegure twinjire mu gihe cyo kwibuka, hari n'ibikorwa dukora. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turaza kugira umwanya wo kubaza, ariko ngira ngo twari kubiganira rimwe mukatubwira n'ibikorwa bihari. Okay. Nibwiye ko wenda hari undi mwanya uri buze kuba, ariko ubwo ari ukubijyaniranya reka mbivugeho. Ubwo ndaza no kuvuga n'ibindi twagiye dukora no mu gihe gishize kitari iki ngiki. Ibyo duteganya gukora iyo iki gihe kigeze, byanga bikunda icyambere no kubanza guhuza abantu. Turateganya guhuza bamwe mu bashumba dukorana kugira ngo twongere turebe tugiye gukora iki muri iki gihe cyo kwibuka. Hanyuma turateganya guhuza n'urubyiruko, ndetse hari n'amatariki twamaze gushiraho duteganya kubahuza kugira ngo tubakangurire. Twagize n'amahirwe ubu ngubu, murabizi ko abanyeshuri bagiye kugaruka mu miryango. Mbere yuko twifuzaga yuko mbere yuko itariki 7 zigera twagombye kuba twahuje urubyiruko kugira ngo tubasobanurire, tubafashe kugira ngo binjire muri iki gihe cyo kwibuka neza, babyumva turi kumwe, bagiremo uruhare kugira ibyo bakora mu miryango iwabo ndetse no mu mirenge aho batuye. Ibyo ni ibikorwa duteganya gukora. Urugero, hari inama n'ihuriro cyangwa se amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge twatangije. Urugero, hariya mu murenge wacu wa Kicukiro turayafite, twarayatangiye, twanayatangiye ndetse tutateganya kuba ngo ni ukwibuka, ahubwo ari ibikorwa bihoraho. Ko turashaka gushyiraho n'ihuriro mu murenge, dufite amatsinda, aho turashaka gushyiraho ihuriro y'ubumwe n'ubwiyunge, kandi turizera neza y'ingeri zose, abantu batandukanye, kugira ngo babigiremo uruhare. Dufite amatsinda 2 twatangiye kandi tuyafashijwemo na Rabagirana Ministries
turabashimira cyane kuko turafatanya. Ikindi ni uko no mu biganiro twagiye tugira mu minsi yashize, ndetse twari turi kumwe n'umuvandimwe hano n'abandi benshi, duhuza abacitse ku icumu rya Genocide yakorewe Abatutsi, tugahuza abo Dr yavugaga barangije ibihano muri gereza, tugahuza n'abunzi n'abandi bantu batandukanye kugira ngo tubashe gukora ayo matsinda ahuriwe hamwe kugira ngo tukire ibyo dukora. Ibyo ni ibikorwa dukora. Urugero nk'ubu ngubu, reka mbaho urugero, ejo mu murenge wacu ikibereka ko duhora tubikora. Mu murenge wacu ejo habaye amarushanwa y'ubumwe n'ubwiyunge ku ndirimbo n'imivugo ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubumwe n'ubwiyunge ishingiro ry'agaciro kacu. Iyo niyo nsanganyamatsiko dufite ejo mu murenge. Ejo tugomba guhemba ababaye ba mbere ku ndirimbo n'imivugo kuri iyo nsanganyamatsiko. Twabikoze ejo kandi byabaye supported n'amadini n'amatorero, niyo yatanze amafaranga yo guhemba abo bantu. Ni igihe wari ubiyoboye mu murenge hamwe n'ubuyobozi bwacu. Bivuga ngo rero nubwo iki gihe cyaba kitaragera, hari ibindi bikorwa dukomeza gukora. Hari amafaranga amadini n'amatorero yatanze agera ku 600,000 azakora icyo gikorwa cy'amarushanwa guhemba bazaririmba n'imivugo. Ndashaka kubabwira ko rero turiteguye kandi hari ibikorwa byinshi dukora. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane Pasiteri. Mu bafatanyabikorwa ba Rabagirana Ministries harimo n'abandi yavuze ko ari abafashamyumvire muri community hirya no hino, ariko turi kumwe na Pierre, turi kumwe na Chantal. Reka mbere kuri Pierre atubwire gatoya. Yavuze ko mu kwibuka yavuze ngo yarafunguwe, yaregwaga icyaha cya Jenoside. Atubwire uburyo ashobora kubana na Chantal muri Rabagirana Ministries cyangwa se bagahurira mu bikorwa by'ibindi. Murakoze. Dushimiye abanyamakuru kandi ariko dushimiye by'umwihariko Rabagirana kugira ngo njye na Chantal duhure. Rabagirana bigizemo uruhare rukomeye kandi rwiza. Ntabwo ari njye na Chantal gusa, ingeri zose Rabagirana ndaduhuza ikadushyira ku murongo w'isanamitima n'ubwiyunge, tukababarirana, tugakundana, tukubaka ubuvandimwe abanyarwanda umwimerere. Njye na Chantal rero ni mushiki wanjye, nta kibazo cyane, turasangira kabisi n'agahiye, ariko byose turabikesha Rabagirana. Nafunzwe muri 1995 kwezi kwa mbere, mvuye ejo bundi kuri 27 z'ukwa gatanu. Hanyuma twagize umugisha leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iradufasha. Twabanje kubaho dusa n'ababa mu bwigunge, ariko bigeze hagati muri za 2007, 8, 9, na 10 abanyamadini, abafatanyabikorwa batangira kudusura. Tuza kugira amahirwe rero, twasuwe n'abantu batandukanye barimo Rabagirana, zamvura nkuvure barahagera. Rabagirana rero uruhare yagize cyane, n'abandi bagize uruhare, ni ukuduhuza itarobanuye ku butoni, nta n'ikindi igamije, ishaka kubaka imitima y'abanyarwanda isenyutse. Batwigishije rero amasomo agendana n'inzira umwe n'ubwiyunge, baradutegura neza uburyo dushobora kubana n'abandi banyarwanda, badukorera ikintu cyiza cyo guhuza ingeri zose, abacitse ku icumu, abafunzwe, basigajwe inyuma n'amateka, byose naraje mbisangamo. Nsubiye mu buzima busanzwe rero muri make, Rabagirana yaranyakiriye, ndayishimira rwose, nanjye nkomeza umurongo yari yatwigishije. Ariko hirya kuri gereza, iyo abantu basigaje imyaka 2 bagataha, bafite ahantu babashyira bakoresha ingando mbega, barabategura bakavuga ati mugiye gutaha muzabana n'abantu gutya, ugifite imizi yo gusharira abireke, bakaducura bakadushyira mu ruganda. Rabagirana yahagera, abapastori bahagera, bakatunyuza mu muriro neza, tugashya tugatungana. Ntabwo ari murangira wundi wa kera, ahubwo ni murangira mushya. Amen. Kunda abantu, ushaka kubana n'abantu, kandi ugomba kubana n'abantu mu buryo bwose bwiza. Murakoze.
wenda ntakongera kuri we kuri Pierre muri gereza ibikorwa by'isanamitima nimwo twatangiriye kuko abantu bagiye gutaha tugira umwanya wo kuganira nabo. Ari ikintu kimwe bamaze kunyura mu isanamitima twabahuguye no kwigisha abandi bigisha abandi muri prison. Noneho igihe cyagera cyane cyane kubera ko twabonaga batatanye hariya imageragere muri prison ya Kigali, hari amatsinda yabo mu bagore no mu bagabo. Ayo matsinda twayise ababibyi b'urukundo. Muri ayo matsinda rero abantu bagiye batanga ubuhamya bakavuga. Hari abantu bari bicaye mu rwego rw'amategeko barahakanye icyaha, ariko bagera mu itsinda nubwo bakatiwe barangiza ibihano ku munota wa nyuma bakajya kumva umuntu noneho arashwanyutse aravuga ati nubwo ngiye kugenda narahakanye ariko ari ibyo bimwe ntatunganije, ari ibyo nanone arimo no kwitegura kugira ngo nibagaruka muri sosiyete bazabone uko babana n'abandi. Mu kintu cyabagoye kibagora akenshi nuko umuntu atekereza ngo ni gute bajya guhura n'abantu biciye, ariko hafi ya bose ikintu cya mbere cyagiye kibagora ni ukuvuga ngo ni gute tuzabana n'imiryango yacu n'abana n'abafasha bacu, ni gute tugiye kubinjiramo. Ni naho ibintu bikomerera cyane abantu burya ntabwo bahita babibona. Noneho nyuma y'umugore n'abana hakaba noneho no kubafasha guhura n'abo bahekuye bakagira umwanya wo kuganira no gusaba imbabazi. Biba ari ibintu bikomeye cyane kuko akenshi approach dukoresha no kubana n'abafunguwe gusa, noneho aha kabiri tukabana n'abarokotse gusa, noneho umwanya wa gatatu bagahura. Kandi iyo bahuye nubwo bitangirira mu gahinda no mu marira no mu bubabare bwinshi, ariko twagiye tubonamo ikintu gikomeye cyane cyo kubumwe ku buryo babana iminsi yose. Ntabwo ari rero show, ntabwo ari kwifotoza, ahubwo ni ubuzima batangiranye bagendana buri munsi. Murakoze cyane. Reka na Chantal atubwire ko yabana na bene data murangira. Murakoze. Pierre ibyo amaze kuvuga wenda ntago mwapfa kubyumva cyane kuntu nawe mushiki we, ariko nk'uko twabivuze Rabagirana Ministries yakoze umurimo ukomeye kuko yatujyanye mu mahugurwa rero twakoze habamo inyigisho zitandukanye nk'uko Pasiteri Nyamutera yabivuze. Arimo amasomo menshi, amasomo ariko icyo agamije ni ukomora ibikomere by'umuntu yagize. Nkanjye rero ibikomere nagize, kuba nararokotse Genocide, nabuze imiryango, mbura ababyeyi banjye, nsigara ndi imfubyi ndi muto, mbura abo tuvukana, ukareba hirya ukabona nta nyogosenge, nta nyoko wanyu, nta so wanyu, biba bikomeye. Ariko hamwe no kwiga twarize, njye ku giti cyanjye ndiga kandi mbona Imana iramfashije ngira gukira. Nago nakwicarana na Pierre gutya ntarakize, cyangwa se ngo tube duhura mu buzima bwa buri munsi, duhurira mu bikorwa nk'uko yababwiye adatinya kubabwira ko naba mushikiwe mu gihe yakoze Genocide agafunga iyo myaka yose 27, nanjye nkaba narayirokotse. Ntago byaba byoroshye, ariko Rabagirana yabigizemo uruhare rwinshi, turiga kandi turakira. Ntago byabaye urugendo rworoshye kuko ntago wakwiga uyu munsi ngo uhite ukira, byabaye urugendo, ariko mbona ko urugero twagezeho cyangwa se urwego twagezeho rushimishije. Kuko cya mbere twize ari harimo isomo ryitwa kubabarira no gusaba imbabazi. Iryo somo ririmo rero, kandi ni isomo ubona ko ryagize umumaro. Gusa hari ikijya kiba imbogamizi, wenda nkivuze muri rusange ku barokotse, kubabarira byoroha cyane, bigira koroha iyo umuntu yagusabye imbabazi. Wampemukira
nkabona uteye intambwe yo kuza ukavuga uti ku bw'iki kintu nakoze mbabarira, byoroha cyane. Ariko amasomo twize harimo no kubabarira n'utagusabye imbabazi. Kubabarira umuntu yagusabye imbabazi ni byiza, ariko noneho ukarenga ku rugero rwo kubabarira uwagusabye imbabazi gusa, noneho ukagera ku rwego rwo kubabarira n'utagusabye imbabazi. Ibyo rero nibyo byadufashije, biradufasha gukira, biradufasha kwiyubaka. nkabona Pierre yakoze Genocide, ariko nawe byamugizeho ibibazo kuko yarakomeretse ku mutima, kuba yarahemukiye sosiyete nyarwanda, nawe biramubabaje. Nanjye kuba narabaye imfubyi nkicirwa ababyeyi kandi nkicirwa n'abantu nzi, nk'umuntu wishe papa ngenda bizi ko yari yaramuhaye inka. Yari umuntu kumwe abanyarwanda bahanaga inka kandi ntiyabitubwira, tubimenye igihe cyarashize muri gacaca abandi bamushinjije. Ariko yari yaramuhaye inka, twari tuzi ko uyu muntu ari inshuti ya papa kuko yari yaramuhaye inka, ariko twasanze ari mu rwina rwe, ari we wamwishe, waramwishe. Babivuze muri gacaca nyuma y'imyaka 2014 nibwo twabimenye, ni nabwo twamubonye aho bamushyize mu rwina rwe. Ntabwo yari akiriho, ariko ndabyibuka ko Genocide yarangiye akaza nk'umuntu wari usanzwe ari inshuti, akavuga ati rwose papa wanyu yari inshuti yanjye, murabizi ko yari yarampaye inka, ariko hari ahantu hafi y'iwacu yari yaraguze umurima, ndifuza kuwubereka. Dongo ngira ngo arekeye ni inshuti nyine. Ariko twaje kubimenya nyuma 2014 gacaca irimbanyije, abantu bavuga amakuru, bahana amakuru. Ariko ibyo nibyo nari nkubwira, ugera ku rwego rwo kubabarira. Gumira nagize ingorane nza gukira, yarapfuye, yaje kurwara bisanzwe arapfa, ariko n'abana be narabababariye, nawe ubwe naramubabariye. Ndavuga ngo icyo nari mvuze rero, turabana kuko twarigishijwe, tugera ku rwego rwo kubabarira n'umuntu utaragusabye imbabazi. Murakoze cyane, ndumva aricyo mwari muvuze. Abanyamakuru nabo bafite ibibazo byinshi bashaka kubaza, kwakira ibibazo rero. Ubwo urajya uvuga n'ugiye kubaza kugira ngo ibyiza nuko yajya ikagusubiza kugira ngo tuze kuba update. Sibyo byiza buriya. Reka dore kwa Fifi niwe babanje kare. Yego ntabwo nakitera kurikirana gutyo. Nakoze ikibazo cya mbere ndakibaza uhagarariye Rabagirana. Ntabwo ari ubwa mbere tuje muri press conference, dusanzwe dukorana, ariko ntekereza ko mudakorera mu madini yose. Nibaza impamvu mukorera mu madini gusa mutajya no hanze, nubwo mujya mu magereza, ariko hari abantu benshi bakeneye gukira badabarizwa muri ayo madini, batajya no ku rusengero. Ikindi kandi mwakomeje kuvuga umurenge, ahantu mu murenge mukorera ibikorwa hari ushobora kuba hari ahantu hatoya cyangwa hakiri hatoya mukorera hatari byagera kure. Muze kunsobanurira aho ibikorwa noneho bigeze, mutubwire iyo mirenge mukoreramo, uwabashaka. Dore n'isi yose wenda iraza kubumva, cyangwa abanyarwanda benshi baraza kubumva. Ese uwashaka ubufasha bwanyu yabasanga he, kugira ngo cyangwa yabona gute niba mukorera mu mirenge itandukanye, bamenye imirenge mukoreramo. Ikibazo cya kabiri ndakibaza uriya mugabo wavuze ko yafunguwe nubwo atatubwiye umwaka, bivuze ejo bundi, ntabwo yigeze tubwira umwaka. Ni 2022. Duhe inzira ho gatoya na rimwe. Tuvugire nko mu munota umwe, utubwire inzira yo gukira kwawe. Mbere byari bimeze gute, ufite umutima wumva umeze ute, nyuma ku buryo umuntu wenda umeze nkawe akurikira ikiganiro turi gukore ashobora gukira yumvise ibyo tubwiye, inzira waciye mukira, ku buryo byagira umuntu bifasha, utari wababarira, utari wasaba imbabazi, ufite umutima ukimeze nk'uwo ufite mbere. Hanyuma ndabaza nuriya nanone, reka mbivureho rimwe. Wavuze ko inzira yo gukira ari ndende kandi birumvikana, no gusaba no kubabarira umuntu utagusabye imbabazi birumvikana. Ariko hari n'igihe ubabarira ukabona ibikomere, ugahura nabo bakwita amazina cyangwa bakubwira amagambo akomeretsa harimo n'ingengabitekerezo, cyane cyane nabo baturanye. Ibyo ngibyo byifatamo ute? Ese wa mutima ubabarira ugumana, cyangwa hari igihe wongera ugasubira inyuma ukumva ukeneye kugira ngo wongere uganirizwe
ugaruke ku murongo. Ni irihe banga noneho navuga wabwira umuntu utari wababarira ugifite bya bikomere bijojo kugira ngo abashe nawe gukira yumvise ubuhamya bwawe? Kuri nje umuntu ntabwo dukorera mu madini gusa, kuko abo duhugura abantu mu byiciro byinshi. Hari icyiciro cya mbere cyo gukira no kwiyunga, hakaba n'icyiciro cyo gufasha abantu kubatoza ibikorwa bitandukanye bashobora gukora byafasha muri community. Bino urugero tumaze guhugura muri Kicukiro mu matorero ba Chantal bari Gahanga ni muri ADPR ni mu itorero, ariko ibikorwa byabo itsinda rya Gahanga ntabwo bakorera mu itorero. Bagiye ku murenge babwira ubuyobozi ko bashaka kwegeranya abafunguwe bagize uruhare muri Genocide, abarokoze Genocide, ntabwo bagiye kubashakira mu madini. Umurenge yarabatumiye bafatanya na Ibuka, bose bahurira ku murenge, ni naho bagiye bahugurira abantu benshi. Urumva rero ko byasohotse mu madini bikagera ku bantu benshi bashoboka. N'aya matsinda Pastor Mukiza yavuze ntabwo ari amatsinda yo mu idini, ni amatsinda ari muri tukari mu murenge, mu midugudu, mu masibo, afasha abantu bose. Hakaba rero twebwe nk'Abagirana ntabwo dushyira imbere kuvuga ngo umuntu azaze kuri Rabagirana gukira, ahubwo iyo twagize ayo matsinda ushobora kuyasanga ahantu henshi. Nk'ubu dukorana n'imiryango ibiri abanyeshuri, yaba ari muri CEP abanyeshuri baba Anticote no muri GBU. GBU n'amasep agira amaserire muri za kaminuza zose. Abo rero twahuguye tukanabatoza, nibo bajya kwigisha muri izo kaminuza, kandi ntabwo bajya mu madini. GBU cyangwa se byo bateguye ibikorwa babikorera amakaminuza. Nk'ubu ibikorwa byo kwibuka muri za kaminuza biyoborwa kenshi n'amatsinda twahuguye, yaba ari GBU cyangwa se ariko bikorera kaminuza yose. Ikindi ni ibyo twita repackaging. Muri repackaging ni igihe abantu bamaze guhugurwa noneho batekereza uburyo bwo gukwirakwiza ku butumwa bw'isanamitima ariko bakoresheje ibihangano. Nk'ubu arabakoresha art, arabarangije muri iyi minsi kwandika igitabo kirimo ubuhamya. Ari n'ibyo twafashije abantu bandika ibitabo by'abana by'isanamitima. Ku mwana ntabwo bamubwira Genocide, ingengabitekerezo ntabwo yabyumva, ariko twabishyize mu nkuru z'abana, dufata ayo magambo tuyahindura mu nkuru z'abana zishobora gufasha abana kubyumva. Ikindi muri repackaging harimo cyane cyane abaririmbyi. Twagiye duhamagara abantu n'indirimbo nyinshi zimaze gusohoka guhera kuri za zindi za kera za Manakiza. N'ubu ngubu tumaze iminsi dusohoye izindi ndirimbo zirimo ubu butumwa ariko ziririmbwa. Hakaba n'ibindi bintu uburyo bwose dukoresha za siporo, dukoresha umuco, dukoresha amateatre, dukoresha ibiganiro ku maradiyo n'itangazamakuru. Ibyo byose rero birakorwa kugira ngo umuntu wese agerweho byibuze n'ayo makuru avuga ngo hari ugukira, ariko nanone akarangirwa n'itsinda rimwegereye ashobora kujyamo akabonamo noneho bya biganiro cyangwa amahugurwa yategurwa akaba yayitabira. Rero ntabwo ariko si ngombwa kuzima saka kuri Rabagirana, ayo matsinda yose arahari, ahubwo icyo dufashijeho no kureba uburyo twamenyekanisha ayo matsinda naho ari cyane ku buryo mu Rwanda aho umuntu yaba ari hose yabona ubufasha bumwegereye. Murakoze. Muri 1994 igihe cya Genocide ihereye nko mu kwezi kwa kane mu gihe cya za Pasika, nibwo ibintu byahindutse kandi bihinduka nabi ndetse biba bibi. Hagati aho njye nari narabayeho mu buzima bwa Gikristo, ariko hagati aho ngaho ibintu byaje guhinduka, haba ingorane zituma twinjira mu makuba no mu kaga no mu mahano tutagambiriye. Abantu bakagufata bakakujyana mu gitero ku ngufu, ukajyayo utazi hirya y'ejo uko bizagenda. Harabagiyeyo bagwayo, harabagiyeyo bagerageza kurokoka, abasigaye turafungwa, izo ngorane zitugeraho. Rero mu gukira kwanjye ijambo ry'Imana ryangezeho, ikintu cya mbere cyabayeho ni ukwimenya ko ndi hano byagenze bite, ko mbere ntari muri ibi bintu ubu nkaba narahageze byagenze gute. Uruhare rwanjye nemera ko nageze mu gitero kandi kishe umuryango w'umuturanyi wanjye.
b'ibyo bintu bimbuza amahoro. Naryama nijoro sinsinzire neza, nasinzira rimwe na rimwe nkarota ndi muri za ntambara twarimo cyagiye. Hanyuma ijambo ry'Imana rimaze kongeraho rintegeka gusaba imbabazi, kwihana no gusaba imbabazi. Ndaryumvira kandi ndabikora. Iyo ni intambwe ya mbere nateye, ntangira gusaba imbabazi kandi ndanababarirwa. Menya ko nababariwe, numva ndatuje, ntangira kubona amahoro mu mutima. Ijambo ry'Imana rero niryo ryagize uruhare muri ibyo bintu, ariko nyuma tuza kugira muri ijambo ry'Imana rigira inyubako, tuza kongera kubonana n'abaterankunga, abafatanyabikorwa batandukanye, ntabwo abapasitori batandukanye, n'abanyamadini, hiyongeyeho imiryango irimo RABAGIRANA. Barongera baradushyigikira, barushaho kutwereka umucyo noneho no kutwereka u Rwanda uko rumeze, aho rutandukanira rwa rundi twari turimo kera. Rero twakira ubuzima bushya, dutangira inzira, urugendo rw'isanamitima, dutangira gusana imitima yacu no gusaba imbabazi. Si kuri bose, ariko abenshi twasabye imbabazi abo twahemukiye kandi baratubabariye. Aho gatoya gusaba imbabazi umuntu uri muri RABAGIRANA birumvikana kuko arigishije, ariko ni gute wasaba imbabazi mutari muri RABAGIRANA ugifite cya gikomere? Izo mbaraga wari wazibona zo kuba wasaba imbabazi umuntu ugifite igikomere uri bunabwira akanagusuka cyangwa akananira cyangwa agahungabana? Rero ntabwo ari umuntu turi kumwe muri RABAGIRANA, ahubwo si nawe noneho nasabye imbabazi by'umwihariko. Gusa umurongo twari dufite twagomba gusaba imbabazi abo twakoreye icyaha ndetse na leta y'Abanyarwanda n'Abanyarwanda bose, kandi twarabikoze. Rero njyewe narababariwe, babarirwa n'Imana yo mu ijuru, babarirwa n'uwo nahemukiye, babarirwa n'Abanyarwanda. Warumbajije ngo wenda wongeye nko kugira ibigukomeretsa cyangwa se ansubiramo ikibazo neza. Ibicanege ntabwo bibura kuko abantu bose ntabwo bagezweho n'umuryango cyangwa bose bakiri ibikomere. Tujye no mu gihe cyo kwibuka ku nshuro 28 umuntu ayongera gusubira muri bya bihe. Bishoboka ko no mu gihe cyo kwibuka ushobora kuba warababaye ariko kwibuka bya bihe wenda ukaba basubira inyuma ukora ukuntu wacitse intege, kandi wenda ari wari mu bantu bakagombye gukomeza bagenzi bawe batagize gute, iyo ucitse intege bigenda gute? Ese abacitse intege bo ubafasha gute nk'umuntu waciye muri RABAGIRANA? Bakoze umuntu we ukiri mu isi ushobora no gukomereka n'ubu n'umuntu runaka mwanahura akanakubwira ijambo ribi kumva urakomeretse. Ariko icyiza nabonye ntago kubika ibikomere umutima ubundi kugira ngo ugire ukomereke. Twamenye ijambo ry'Imana kimwe cyo menya ko Yesu ari utwikorera imitwaro. Nago rero ikintu runaka yo kimbayeho nago navuga ngo ntabimbaho, kimbayeho nkumva ko mbabaye, nkumva ko ari n'ikintu kibangamiye umutima wanjye, icyo mbitambiha Yesu, kuko namaze kumenya neza, nasobanukiwe ko umutima wanjye atari wo kubika ibikomere, ahubwo mbona ko kubisohora nkabiha Yesu, nkuko n'ibindi nabimuhaye akaba ari unyikorera imitwaro, kandi nkaba nzi ko ari we womora. Niwe womora imitima ikomeretse. Nubwo rero nakomereka mbibona ko nakomeretse, nkahita mbyibonaho ko nakomeretse, kandi nkabona ko ntagomba kubika ibyo bikomere, ahubwo nkabisohora nkabiha Yesu n'ubundi unyikorera imitwaro. Ikindi wari wavuze ngo wenda abandi bantu nabafasha nte? Abandi bantu pasiteri yaramaze kubivuga, iyo umazina narahuguwe cyangwa se n'abandi twarahuguwe turakira. Tumaze gukira rero tubona ko n'ubundi hari abandi bantu barwaye, natwe rero tugenda tuvura. Nabona tukakora yabibabwiye, umuntu nabona agize ikibazo cyangwa se nkaba mbizi, ubundi bikomere muri sosiyete nyarwanda birahari byinshi, nta nubwo ari ibya Genocide gusa, n'ibikomere muri rusange abantu benshi barakomereka. Abo bose rero dufite umurimo wo kubasanga, tukabigisha, tukabahugura nabo kugeza ubwo bakize bagakira ibikomere. Ugasanga ahubwo bibaye bizaba n'urugendo rurerure, n'undi nakira nawe dufatanye. Ari ikindi waruvuze cyo kubabarira abantu badashobora, wenda nk'abantu badashobora kubabarira, ati wabagiriye inama bagifite ibikomere bikivirirana.
ubundi kubabarira umuntu nabibabwiye mbere, kubabarira umuntu utagusabye imbabazi ntabwo bipfa koroha. Ushobora no kwibwira umuntu akakubwira ati icyo kora ni gute wikora, ukavuga ngo ugiye kubabarira umuntu utagusabye imbabazi. Icyo kora yaza ukabona ni byiza. N'abantu barokotse jenoside cyane cyane nacyo kintu baba bakeneye. Bayumva abantu bakoze jenoside nk'uyu bateye intambwe bakaza akakubwira ati mbabarira, narakwiciye, nari ndi mu gitero kishe kwa kanaka, kishe iwanyu, birafasha cyane. Ariko urwego, ibyo ni byiza, urwego rwo kubabarira rero utagusabye imbabazi, mba mbona uba wigiriye neza. Imana yigufashije ukabishobora, uba wigiriye neza, kuko mubona kubika ibikomere. Hari abantu benshi bafite indwara nyinshi zidakira, kandi zatewe n'iki? Zatewe no kubika ibikomere, ibintu bikamubamo byinshi, kugeza igihe abantu barwara, tuba tuzi barwara imitwe idakira. Abantu ukabona umuntu abantu ukabona umuntu anywa bitabi, ibiyobyabwenge, nta kindi kintu, ahubwo ni bya bikomere byabaye byinshi birusha imbaraga, bigera ubwo ubona ko bimuteye ikindi kintu gikomeye. Ariko rero iyo ugiriye umuntu inama ukabona ko guha imbabazi umuntu utagusabye imbabazi, uba wigiriye neza. Ubu ni nkaho uba wihaye ubuzima, kuko biragufasha, urakira. Kuko ushobora kuba waramemukiye uri muri uru Rwanda, niyo naba ntakiri urimo, wari nk'abantu basi wenda n'urugero wahemukiwe, cyangwa se reka mvuge kuri jenoside, bakakwicira umubyeyi, ukaba utari muri iki gihugu, wenda uri ku mugani w'Uburayi. Ariko uwo muntu burya ntabwo waramusize, muba muri kumwe, kuko niyo uryamye aba ari aho, niba ibyawe byose aba ari aho, niwe uba utwaye ibitekerezo byawe byinshi. Ariko iyo wageze ku rwego rwo kumubabarira, ubuzima burakomeza, ukavuga uti nta mpamvu byarabaye, ariko ubuzima bugakomeza. Donc nk'uko tujya tugira nuze yo kwibuka, ukibuka kandi wiyubaka. Murakoze. Reka twakire Christian, tuze kugerageza kuba bref, kuko ubundi twari bakwiye kuba kimwe twasubiza. Tugerageze kuba bref kuko Yego, murakoze, mwashimiye itangazamakuru, natwe turabashimira ko murafatanyabikorwa muduha ibyo tujya gutangaza. Imana umugisha, turashimira na RABAGIRANA ku gikorwa cyiza cyangwa ku murimo w'isanamitima no kubaka amahoro arambye. Ntabwo ari ubwa mbere mudutumiye mu kiganiro n'itangazamakuru mutubwira ko mukomeje gukora ibikorwa. Uyu mwaka mufite ibihe tandukana, ko buri mwaka bari intego cyangwa ngo turashaka kwita ahangaha. Yego, icyo ni kimwe gikomere wa muntu. Abo bantu bumva ko umuntu ahungabanya yatewe n'amadayimoni, nube butumwa ubaha kuri ni murangira. Yego, murangira kimwe mu bibazo bihangayikishije igihugu ubu ngubu ni abantu bazaho imibiri y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi ariko bakaba batarabivuga, bidindiza urugendo rw'umwe n'ubwiyunge. Ni ubuhe butumwa wabaha? Ikindi kibazo kimwe gisigaye kuri Chantal, ni byiza ko wakize, turanabishimira Imana kandi ukomeze urwo rugendo. Ariko ndashaka kukubaza ku buryo umuntu udukurikiye nawe ashobora guhita yumva inyungu azakura mu kubabarira. Mperutse kuganira n'umugabo witwa Rambert, bari harambwira ngo iyo utarababarira umeze nk'umuntu wahaye umuntu ikibanza mu mutima wawe kandi atarakwishyuye. Wungutse iki ku buryo umuntu ashobora kumva akavuga reka nkore urugendo nanjye nk'urwa Chantal? Murakoze. Murakoze cyane. Kuri iyi nshuro ya 28 twashyize imbaraga muri iki kintu cyitwa ari ibyo bita ni transfer cyangwa se guhererekanya ibikomere hagati y'abakuru n'abatoya. Twashatse gushyira imbaraga muri ibi biganiro bifasha cyane cyane hagati y'abakuru n'abatoya, kugira ngo noneho duhure tuganire ku buryo bwo kubanza kumenya urwo ruhererekane ni ibiki bitangwa. Kuko abantu benshi bamaze igihe baza kutubaza bati nanjye w'umubyeyi, urabizi ko abantu benshi batinya kuvuga kuri jenoside, cyane cyane nk'umubyeyi arabitinya cyane kubibwira umwana we. Ubwo rero twagiye tubitinda, ntitwagiye tubiha umwanya munini, ariko turashaka kugira ngo mu mbaraga nyinshi ibiganiro turi gutegura bizaba birimo izi mpande zombi, abakuru n'abatoya. Noneho twebwe tuzakora no kuyobora ibyo biganiro ku buryo
abakuru n'abatoya baganira, bakaganira kuri Genocide, bakaganira ku ngaruka, bakaganira no ku nzira yo gukira, kuko abatoya benshi cyane cyane uyu munsi imbaraga ziri kubatwara ni social media, kuko tubona ko hagati y'ababyeyi n'abana harimo itandukaniro rikuru cyane cyane ku mateka y'igihugu, ku buzima bw'indani, kugira ngo umuntu amenye ngo abantu bameze bati, imyumvire yabo ni iyihe, yaba ari kuri Genocide ndetse no ku ngaruka zayo. Rero tuzashyira imbaraga muri ibyo biganiro. Twari tubajije iby'umurongo wa telefone mwashyizeho, uracyakora abantu bazawifashisha? Twasanze bidakora. Kubera iki? Umurongo wa telefone uberanye, twari turabimenye nyuma, uberanye namwe mu maradiyo no ku mateleviziyo, kuko iyo watanze ikiganiro wenda urugero ukavuga ko kubabarira kuri Chantal yavuze, iyo urangije kuvuga kuri iki kintu cyo kubabarira nibwo abantu batangira guhamagara. Iyo rero nta kintu cyabaye ukabwira abantu ati rwose abantu bafite bashaka bumva ugiye kwiyahura, ushaka kubanza utubwire dusezerewe, abantu batangira kugira, bashobora guhamagara rimwe, ariko indi minsi abantu barahamagaraga cyane ariko bashaka kwitaramira, basetsa, bagira benshi cyane, ubona ko abantu bakeneye igipindi. Noneho tubona ko nta kintu biri gufasha cyane, noneho umurongo turawufunga, turavuga tuti ibyiza nuko guhamagara byajya bijyana nuko umuntu yatanze ikiganiro. Niba mpamagaye kuri Authentique nkatanga ikiganiro, icyo gihe nibwo nakwakira ibiganiro kuri Authentique cyangwa ya live, ariko ubundi abantu benshi ntabwo utamusembuye ntabwo ari byo yajyamo. Okay. Murakoze. Wabajije uti ni ubuhe butumwa baha abantu baba baza ari imibiri y'abantu iri batari baboneka ngo bashyingirwe mu cyubahiro. Ubutumwa n'aba bantu nakubwiye ko mbere yuko turategurwa, ibintu byarateguwe birakorwa, amalista arakorwa, ahantu hose umubare munini cyane, ahantu hose abafungwa bagiye baherekana n'abatarataha bagiye baherekana. Rero nibwira ko ahatari hagaragara, uretse ko hari umuntu waba azi ahantu umubiri w'umuntu waba uri ntawerekane, yaba ari ubundi bugome, ariko ntekereza kandi nibwira ko ahantu hose nkurikije mbere yaho narindi hari imageragere, ahantu hose twagiye twatanze amakuru mu nyandiko, kandi ahenshi nka Nyamirambo byagiye bikorwa, abantu bakagenda bakababona, bakayibona imibiri y'abantu. Natanga ubutumwa buvuga ngo nibatinyuke, niba hari abasigaye nabo bagende bavugisha ukuri, berekana aho hantu kugira ngo umwe n'ubwiyunge bugerweho. Murakoze. Arakoze Christian. Ndagira ngo subize ikibazo Christian abajije kijyanye na bamwe mu bakozi b'Imana hari igihe nabo barahungabanye nibyo, kuko ibi byabaye kuri buri munyarwanda wese w'ingeri zose, barahungabanye, byabaye byarabahungabanyije. Icya kabiri ngo mbese hari igihe bagera no mu aho bateranira, hanyuma umuntu yagira ikibazo cy'ihungabana, bamwe bakavuga ngo ni abadayimoni, bagatokesha n'ibindi. Reka mvuge ko ndibwira ko mu by'ukuri ibyo byarabaye, ndabyemera neza ko byabayeho mu gihe cya mbere, ndetse no muri iki gihe wenda hari abashobora kuba bashobora kwirengagiza ibiriho bakabikora muri ubwo buryo, ariko nibwira ko ari ubutamenya, reka mvuge gutyo. Burya iyo umuntu nyine ataramenya ibyo afite n'ibyo yibwira ko ari byo ariko kuri, ariko iyo amaze kumenya, nabwo bivuga ngo nibamenye ukuri kuzababatura. Burya umuntu yibwira ko hari ibyo yamenye, ariko iyo amenye cyane nk'ibi ngibi tuvuga, iyo ugiye muri aya mahugurwa, iyo ugiye muri ibi biganiro, nibwo neza umenya ikibazo cy'umuntu afite, ukagitandukanya n'icyo wita abadayimoni. Ndabizi neza yuko abantu benshi hari n'abafatwaga bakabakubita bakabagirira nabi, ariko ndashima Imana muri iki gihe mu Rwanda
aho tugeze kuri iyi shuro ubona tumaze gutera intambwe nini yo kugira imyumvire isobanutse imenya neza ko guhungabana ari ikibazo cy'ubushobozi bw'umuntu bwo kutabasha kwakira ibyamubayeho, noneho bwa bushobozi bwe. Hari umuntu umwe wadushekeje aratubwira ati buriya twese kapasite zajiga z'imitwe yacu ntizingana, hari igihe unanirwa kubika ibintu bikabasitinga kubera iyo mpamvu. Birashoboka ko rero ubu ngubu navuga ko abantu bamaze kubimenya kandi bamaze kubisobanukirwa, ubona hari intambwe itera, ntawe baba bagikubita ngo ni abadayimoni, ahubwo ubu twigishije abantu kubanza gutega amatwi no kumva umuntu. Ni nacyo gutuma isanamitima riba mu matorero n'amadini, kugira ngo wumve umuntu, umwumve, umurebe, hanyuma umugire inama uburyo yasohoka muri icyo kibazo. Ndibwira ko bigenda biza, naho bitaraba reka tubabwire ngo ntabwo ibintu byose ari abadayimoni. Murakoze. Murakoze. Nk'uko nababwiye kubabarira, iyo utarababarira uba ufite urwango kandi rukomeye, kabone n'ubwo utabigaragaza wenda ngo ubivuge, kuko hari n'utabigaragaza, cyane cyane nk'abantu tuba mu nsengero ushobora kutabigaragaza ntabe nta n'umuntu wanabimenya, ariko wowe muri wowe ubizi ko ufite urwango rwo mu mutima. Kandi nk'uko nababwiye kubabarira ni uba wigiriye neza, kuko ntago umuntu nk'uko nababwiye ko ushobora kuba waramwimukanye ukaba umuturanye muri Amerika, kandi wakagombye kuba hari ibindi bintu utekereza bigufata umwanya, ariko uwo muntu akagufatira umwanya cyane mu mutima wawe, ukabona afite umwanya ukomeye, kandi wamugani nk'uko wabuze uvuga uwo mwaganiriye ukaba wamuhaye ikibanza kandi atakishyura. Rero kubabarira, iyo utarababarira nk'uko nababwiye urwaye ufite urwango, nubwo utagira ikintu utwara umuntu, ariko urwango uba ufite. Ariko wamara kubabarira ugakira, ahubwo ahari urwango ukabona Imana iragusimburije, ugize ingurane, uhabwa ingurane, ahubwo ukagira urukundo. Murakoze. Aha, mfite ikibazo kimwe. Mu madini n'amatorero bitandukanye, hari igihe byigeze bigaragara yuko ari hamwe mu hantu hatahise humva cyane cyane ibijyanye no kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi, ndetse hazamo n'ibindi bibazo bitandukanye. Icyo igitumye nyura aho ngaho no kugira ngo mbaze neza ikibazo mfite. Nk'umuryango Rabagirana Ministries wita nyine komora ibikomere, kuri social media hagenda hanyura ibintu bigiye bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe umuntu akaba yabifata nk'ibyagumura abantu bitewe n'uko umuntu ashobora kwitwaza inyungu ze ku giti cye, akaba yakoresha imvugo zikakaye, amagambo akakaye mu by'ukuri, ku buryo abantu public babibonamo ibindi bintu. Nk'urugero, hari inkuru iri gutrendinga, ni umuntu wahagurutse kwandikira ubuyobozi bw'itorero rya ADPR amabaruwa, ariko ageze mu minota ya nyuma ashyiramo amagambo akomeye cyane, aho yavuze agace bamwe mu bashubo baturukamo, arangije avugamo ibijyanye n'amasano afitanye n'abantu runaka n'ibiki byose, ku buryo abantu bumva yuko aho hantu umuntu atatinya kuvuga ko harimo ingengabitekerezo. Nk'ibyo bintu nk'umuryango wa Rabagirana, iyo mubibonye gutya, cyangwa se niba mutarabibonye mukaba mubyumvishe, ni iyihe nama mwahereza umuntu ufite imyumvire imeze gutyo yo gusa n'ugumura abantu? Ni n'iki mwabwira public ibona ibintu nk'ibyo ngibyo? Ikibazo cyanjye cyari cyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane Joanne. Ari icyo wabanjirije kivuga ku amatorero n'amadini no kutahita
twumva ibikorwa byo kwibuka ari ibyajyaga bivugwa ngo umuntu wagiye gushyingura ngo aba yagiye kuzikura inzika no kujya gutara abadayimoni bavuga ko kujya gushaka kuzamura imyuka mibi no kuyakira no kuyinjiza. Ibyo ntekereza ko byagiye bigabanuka uyu munsi wa none. Wenda reka tuvuge ko turi abapasitori, ubona ko amatorero n'amadini atangiye kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Icyo tudazi ntabwo tuzi niba bikorwa ku mpamvu z'ukuri cyangwa se ari nyine kutiteranya. Ntabwo tubizi kuko ibyo ngibyo nibyo mu mutima, ariko ibigaragara ni uko bikorwa. Ikindi ni uko izi mbaraga turi kubona zikorera muri social media tubonamo ikintu kimwe, ni ibigaragaza ko abantu benshi bagifite imyumvire, ya myumvire twita ngo indorerwamo zireba ibintu byose zikabirebera muri ya ndorerwamo yo gushyira abandi mu gatebo kamwe. Tujya tugira iryo somo rivuga ku imbaraga zisenya zituruka mu gushyira abantu mu gatebo kamwe. Ibyo rero abantu benshi iyo ndorerwamo abantu baracyayambaye abenshi, ahubwo social media icyo yadufashije ni ugutahura ko ibyo bintu bigihari. Uko umuntu abona ikibazo, uretse umuntu ajya gushaka akazi atakabona ati ndabizi icyo banjijije, undi yagenda yajya gucuruza abantu ntibamugurire ati nabimenye bangurira gute, nyine ubwo nuko nyine bandibiye ugasanga nduyu n'uyu. Ubwo rero ibyo bintu biracyahari cyane, izo ndorerwamo abantu baracyazambaye cyane. No muri iki kibazo nicyo tubona, kandi turizera ko abantu bazagenda bafashwa muri ubwo buryo. Ari ibintu nanone bibiri ndi kubona, maze kubona ko abantu benshi batasoma cyane cyane amategeko ajyana n'ingengabitekerezo. Iyo uvuga ngo ingengabitekerezo, abantu benshi nta nubwo bazi icyo ari cyo. Naje kubisanga nk'ahantu hamwe, numvise umuntu ari kuvuga avuga ikintu kandi icyo uvuga atekereza ko ari ikintu kizima. Ndamubwira nti ariko itegeko ryakugonga kubera ko ibi uri kuvuga ni ipfobya. Ati gute? Ndavuga nti dore itegeko ko rivuga. Hari abantu benshi barimo bakora amakosa kubera kudasoma itegeko cyangwa kuribwirwa. Ntekereza ko no mu nsengero abantu bakwiriye kongera bagafata rya tegeko bakarisoma. Ibyo rero bijyana n'ikindi kintu cy'imvugo zikoreshwa, kuko ari aho buri gihe cyose iyo tugiye kwinjira mu gihe giki tubanza kujya ku rukuta rwa CNLG tukareba havugwa bavuga abantu bakabanza bakanareba imvugo yakoreshwa, kugira ngo muri iyi minsi urimo ushobora no kuvuga ibintu uzi ko ari bizima, kandi ibyo bintu ubwabyo byagira aho bikomeretsa, kubera ko abantu batekereza kuri ibikomere no kwihungabana bagerageza kureba imvugo ijyana n'igihe abantu barimo. Ibyo rero wavuze ni ibintu navuga ko abantu bashaka inyungu zabo, cyangwa bashaka guharanira uburenganzira bwabo, cyangwa abantu bashaka intebe cyane, nabwo bibamo. Ari aho abantu bagira bagakoresha uburyo icyo twakwita ngo uburyo burenze, mbese burenze kuvuga ngo akaba yakora ibintu byose ashoboka kugira ngo agere ku cyo ashaka. Abantu rero bakwiye kwitwararika, kubera ko turi mu gihugu gikomeretse cyane. Wowe ushaka gushaka inyungu zawe ukazana amagambo nk'ayo ugatura aho ngaho, ariko utazi ko ari ibintu byinshi uri kwangiza, kuko ntabwo turi mu gihugu kiri normal, turi mu gihugu cyakomeretse cyane, twagize ihungabana cyane, kandi turimo tumeze nk'abantu bari kugenda boroherwa ku buryo ibyo wavuga ushaka hose umuntu yajya atekereza, cyane cyane no ku bantu ari gukoreramo. Abo bantu rero bashaka ibyabo, babishakisha imbaraga, bagira inama zo kwirinda cyane, kuko ari byo bahutaza byinshi. Pastor nabonaga ashaka kugira iki nagira ngo nunganire gato kuko bireba abanyamadini cyane. Ndagushimiye cyane kuri icyo kibazo ko kiri pertinent. Ikasore rero nicyo naregeye kuvugaho, ndavuga kuri biriya bijyanye n'abantu bandika bitwaza bakora ibintu. Igihugu cyacu ni igihugu cyakomeretse
nk'uko yabivuze, kandi abantu benshi hari n'igihe bashaka kugera ku nyungu zabo nk'uko yabivuze, bakuririra ku bintu bazi ko nabikora nabivuga bimugeza ku cyo ashaka kugera. Nibwira ko ndashima Imana ko dufite ubuyobozi nabwo bushishoza. Ubuyobozi bwacu nabwo ntabwo bupfa gusamira hejuru ngo burebe burayungurura bukareba ibintu, ariko nibwira ko malheureusement iyo nkuru njye sinayisomye cyangwa sinayibonye, ariko nshingiye ku byo uvuze byanga bikunda uwabikoze afite impamvu yabikoze kandi afite icyo ashaka kugeraho. ubwo nicyo ashaka kugeraho iyo ubirebye cyane cyane kubera ibyo wavuze ngengabitekerezo n'ibindi, ashobora kuba iwe atari n'ingengabitekerezo ahubwo we ashaka kugira ngo icyo kimufashe kibe imwe mu nzira ituma abona icyo yashaka kugeraho. ubwo nibwira ko ari icyo navuga. murakoze cyane. uriya muvandimwe reka tore dusorezaho, ariko nawe bref cyane. ni ikibazo kimwe cyangwa bibiri, kimwe gisubize mu bishaka. Uruhare rw'amadini mu bihe byo kwibuka ruraburuye ko bigisha bifashishije igitabo kimwe cya Bibiliya na korowani na tomusoni n'ibindi, ariko hanze ya Bibiliya hakaba hari ibindi bitabo bisobanura amateka bifasha guhumuriza imitima y'abantu. Birakorwa bite uruhare rw'amadini? murakoze cyane, reka ngisubize hanyuma araza kunyunganira. twe turi abanyamadini, imiryango ishingiye ku myemerere. ushobora kuba ndi umukristo cyangwa undi ari umuyisilamu cyangwa undi ari uwundi, ariko afite uburyo yemera. ibitabo by'amateka tubyifashisha mu kumenya ibintu biriho bigenda. buriya hari icyo bita, muramfasha ndabivuga wenda mu gifaransa, hari icyo bita science, bakunze kuba kwa realite, ariko ijambo ry'Imana ni verite. buriya twebwe rero nk'abanyamadini iyo tuvuga ibintu tubivuga twifashishije ijambo ry'Imana kuko niko kuri, naho ibindi ni realite, ni science, turabyifashisha mu bumenyi rusange, ariko ubutumwa dufite kandi budahinduka buzanafasha guhindura abantu ni ijambo ry'Imana. reka nongere akantu. nari maze iminsi muri South Sudan niho nari ndi gukorera, abantu bambajije ikibazo kijya gusa n'icyo. ari ikintu narabwiye ndavuga ni icya mbere, umupasitori cyangwa padiri cyangwa shehe, iyo abantu bagiye mu mashuri aho biga iyobokamana, teolojiya cyangwa iki, ntabwo umuntu ajya kwiga gusa asoma Bibiliya. biga histoire, biga philosophy, biga sociology, biga psychology. ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha umuntu kumva context ari gukoreramo. ni ukuvuga ngo nshobora kuvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, nshobora kurikoresha ku kiriyo umuntu yapfushije, ariko nshobora no kugikoresha mu gihugu cyagize amakuba. biterwa na context. kandi ngewe nibyo mvuga ni mujye munafasha. hari igihe dusaba abantu bose, abapasitori, abayobora amadini, abapadiri, reka mvuge ko abapadiri hafi ya bose nibuze bafite lisansi, abenshi bafite maîtrise cyangwa doctorat mu bintu bya teoloji kandi ishingiye ku idini, ariko n'abantu burya abantu bize bagira n'umwanya wo gutekereza no kwanaliza no gusesengura bifashishije amakuru. ni ukuvuga ngo niba uri umuyobozi mwiza w'idini wagomba kumva amakuru kuri radiyo, ukumva televiziyo, ugasoma, ukamenya ibiriho kugira ngo uzabone gufasha. ntabwo ujya gusoma Bibiliya kuva mu gitondo kugeza ejo hazaza. usoma amakuru, ugakurikirana ibiriho, ukasura abantu, ukamenya uko bamerewe, noneho kwa kuri kwawe ukakuzana muri context. icyo navuze ni iki? nabwiye abantu ndavuga ni umuntu umwe yarambwiye ngo byaramutangaje cyane, Genocide ikirangira abantu bakivirirana, bakiva mu bishanga, bakiva aho bari bihishe. ubwa mbere basubiye mu rusengero, basubiyemo urusengero rwarimo abantu n'igihumbi, abagarutse ni 150. umupastori niba ahagaze imbere akavuga ati noneho turirimba indirimbo itangira iteraniro.
noneho narangiza akanaturisha, yarangiza korari iyi yarimo abantu 100, noneho isigaye irimo abantu 12. Nanabaze ngo aba bantu 12 abandi barihe? Muri abo ngabo bavuga ngo barihe, hari abishwe, hari abari kwa muganga bafite ibikomere, ari nabishe. Niba atari kuvuga ngo nimubuze tu, noneho imihango n'imigenzo ko byakabaye ugaterura, none igihe turimo gitandukanye n'igihe cya mbere, no kuvuga ngo uri out of touch with reality. No kuvuga uyu muntu w'umuyobozi w'idini ntabwo agendanye, ntabwo azahari, nta nubwo azababwira, niba ntabwo ari babandi uriya wabwiraga mbere, noneho ntabwo ari wawundi. Uyu munsi apfushije se ntazi iyo umwana we yaburiye, none uri kumubwira nka bya bindi se. Na format ya liturgy yagombye gutandukana bitewe n'umwanya abantu barimo. Iyi discrepancy nanjye ndayibona cyane, rimwe nkabishyira ku bushobozi buke bwo gutekereza kw'abayobozi bamwe b'amadini, ibindi nkabishyira ku rigidite y'imihango, ari ibintu udakubaganya bikorwa gutya, iyo rigidite za tradition bikorwa gutya. Ibyo nabyo nyine nabyo biragora cyane, hakaba n'ibindi, ariko Imana yadufasha abantu bakamenya kuba muri context. Reka dusabe pastor n'undi ashoze gusengera uko twatangiye gusa. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuko uri Imana dukunda, kandi mu itorero n'umuyoboro unyuzamo urukundo rwawe n'ihumure. Turi mu gihugu Rwanda, tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka, aho abanyarwanda benshi basura amateka yabo, bagasura akababaro, bagasura ihungabana, bagasura wa mutima wicuza cyangwa se uticuza, umutima wirega wiyagiriza ikibi, agasura mwami ibyo batagifite, bakongera bakajya hasi bakagira uwo mwanya. Mana, kwibuka rero bizana umubabaro, bizana intimba, ariko bizana n'amashimwe, kuko mwami muri byose hari ibyo wakoze. Hari intambwe tumaze gutera nk'igihugu, hari intambwe abarokotse bamaze gutera, hari intambwe bamwe mu bagize muri Genocide bamaze gutera, hari intambwe igihugu kimaze gutera bana mu kwiyubaka ndetse no kwiyomora. Nuko rero turasaba kugira ngo muri iki gihe uzatujye imbere, uzafashe abanyarwanda bose tuba amahoro, kandi tugire umutima Mana wo gukira, umutima wo gushaka umuti, kandi n'umutima wo kubabarira, umutima wo gusaba imbabazi. Bantu duhe ubumwe nk'abanyarwanda, kandi umuntu wese abera umuti mugenzi we, kugira ngo twomorane kandi dufashanye. Urakoze Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.